filime yacu tuyitangiranye n'umukobwa hari yari gusinyara atumva ndi hano vayo hano ndebe. Umukobwa aricaye mu kagara ako kanya hari umusore waje yambaye neza afite n'indabo mu ntoki. Ako kanya umukobwa ajya amwegera, umusore atumva bimeze bita wa umukobwa ati mva nari gutegereje. Atashize akanya gutegereje atumvaga abanyamagambo. Tuyikongera kuvuga ijambo na rimwe aho ngaho ati nta soni banzu uribe kuntu umeze, wowe uricaye mu kagare uri kimuga ntabwo ubasha kugenda none uri kumbwira ngo waruntegereje. Atundi wa muzima wa kigoryiwe ati ni gute mariye kinini cyane mvugana nawe naza no gura nawe gasanga umeze gutyo. Atabona kuntu bantakarije umwanya atekane komereze nigendere. Ku kanya umusore yasasubiza indabo ziwe gusa teragenda umukobwa asunga atumva buretse kugenda gakeya ati garuka tubanze tuganireho gake wa musore we. Urebe umukobwa nubwo atumva nge rero ntago ndi Morini ati warutegereje pe ati nagandi warugutegereje. Yahise ngo atumva okay hatabwo se ntiwumva akenda yagaga nabitekerezaga ntagaro twavuganaga ati nago yari wowe rwose. Se ngo atumva rwose ati Morini yenigiye wohereje kugira ngo mubwire kari buze gutindaho gake ati mbe nkuganiriza ati mukanya arabakugezeho niyo mpamvu yanyohereje hano ati mbe ati ubu murindire. Se ngo atumva none se undaraza ryari ati nari mbizigaga katari wowe. Urebe umukobwa se ngo atumva ati mukanya araje ati ntugire ikibazo gusa utegerezeho gakeya kuko ari buze gutendaho gakeya gusa umutegereze niyo mpamvu nari njana kugira ngo tuganire. Se ngo atumva none se kutabimbwira kuva kare hose ati nasoni wowe uziko nari ngize ngo no twaganiraga. Umukobwa yase asekamo gakeya ukurikire umusaza agatumva none se ubundi muhamagara giva ahitaza vava byihuse. Umukobwa yasetse imba ku ruhande afata telefone ahamagara umwe mu bakobwa aramugatumva ati kata bite byawe ati vaye vuba unsanga honde amurangira ahantu hari atujye mu rugo wambara imyenda yanjye myiza nurangiza uze hano hari icyo nshaka kunkorera. Urebe kumbuye umukobwa niwe Morini ahubwo sinzi impamvu ayisamagara umukobwa yase ngatumva ati nise ni ibiki se ngatumva ko ibyo ngubwiye uzava byihuse kandi uze wita Morini kugira ngo ibintu byose bigende neza kandi umusore wese uruze gusanga hano uze kwigira nkaho ari wowe yaraje kureba. Icyo ngicyo ndakikubwiye kandi cyumve neza 100%. Ati uko ari cyo ndi bushaka kwanza gukora. Urebe kumbuye umukobwa hari icyo ashaka gukora ukujyana filime kandi ntagiye kigucika. Barakwereka umukobwa yese akupa telefone ukuba telefone yagumye yicaye aho ngaho mu kagare. Umusore yakomeje kwitegereza umukobwa n'uburakari bwinshi araza aramwegera ngo atumva ese ubundi biratwara igihe kingana iki kugira ngo abashe kuba yagera hano. Umukobwa yaramugatumva ati rindira gakeya ati mukanya arabaje ari mu nzira arikoza. Ukurikirane filime barakwereka muri ako kanya undi musore waje uyambara isengeri gutyo nibivuta ku isura no ku maboko hose aza afite akarabo kamwe n'ibisuruwete. Se ngatumva ati none ntegereje Morini ati mbega byiza we. Urebe undi musore waje uciriritse ese arebe n'umukobwa abona n'umukobwa w'agace. Se ngatumva byiza cyane guhura nawe ati no twaganiraga ati mva nari mfite amatsiko kuzahura nawe ati rero natinze ndi kugura runo rurabo atari kuzane mukunzi wanje kugira ngo bashe kwa warwakira. Ati rero umbabarire ati uko nanyuze hirya ati ndategereza nyine kugira ngo runo rurabo bashe kwa rwangiraho. Ati mva mu kazi nkerewe niyo mpamvu naje ntinze kukugira. Se ngatumva atakira ururabo rwawe ati mva ati ndikumva nishimye kuba nahura nawe. Kumbuye uyu musore aganaga n'uyu mukobwa gusa araje asanga afite ubumuga abona n'ubundi ni sawa ntacyo bitwa. Se ngatumva okay urakoze cyane ati gusa wanyibeshya ati ntago ari nge Morini ati undi mukobwa ugiye kuza hano. Ati umukobwa niwe mwari mutegereje mwembi ataraza agira ikintu ababwira mwembi ati yambwiye ngo mbategerereze hano. Urebe umusose agatumva none se ntago bishoboka. Se ngatumva gumana urwo rurabo ntacyo bitwaye ati ngewe nta ribi ati urwo rurabo nguhereje ndugwanye n'umutima wanje mwiza kuko nari nzi ko ari wowe n'ubundi gusa nta kimwe cyahindura ku mutima wanje ko ari kwiyumvamo. Se ngatumva ati ntacyo bitwaye rwose ati gusa runo rurabo ari kurinduka rumuhereza nabyatinze. Umusore yahisaza aravuga ati mvuze ngo iki ati nese wa Morini ati yatumye tumutegeza turi abasore babiri yadutendekaga. Ese ugatumva hoya ntabwo abatendekaga ahubwo yagize ngo agira amahitamo hagati yawe n'uwo musore mwembi agire mu wahitamo kugira ngo nyine abashikwa yamubera umugabo. Yase avuga ati mvuye kugira ngo abone we yahitamo hagati yanjye n'uyu musore ati ni gute se abasha kuba yankumpara n'ingegera mbona imeze gutya. Se ugatumva ese wa musore kukivuga amagambo mabi ati ndigegera urantunze. Yase ugatumva abanza wirebe nabwo ati banza wirebe hasi ugere ku maguru abanza wirebe kuva ku maguru ugere ku mutwe reko numeze ibyo bisurete wambaye ibyo bikweto ibivuta wisize by'ibimodoka urigikanisha ikirato kidafite ukuntu na kimwe gisa none ukuzanga wowe ahana wangana nanjye umukobwa. Se ngatumva umukosore yase ngatereka mugize ukuri rero ati wese nagana nawe umukobwa ati nazi ndabizira ninjye bari buse guhitama tubanza wihumurizo mva kundi uri kunuka ibyo bivuta ati baza umukobwa wagobera ninde ati wakwegera ninde ati ukumva ubwo utari kwinukira umusore we ati banza wihumurize wumve. Urebe umusore bakira aho ngaho wa mukobwa yaraje. Uyu mukobwa mucutu aramuhamagaye uyu Morini gusa yamubeshye bahinduranyije amazina kugira ngo uyu mukobwa aze amufashe ibyo agomba gukora. Ntibyatinze bakimubona umusore asabwa tuva wow mbega byiza we ati mbega umukobwa mwiza. Urebe yatangiye guseka navuga tumva sha uragaragara neza ati rwose no ukwiriye umuntu nkanjye abandi babeshyaga. Umukobwa akina ngo umusore araje amwigira ngo atumva ati byiza cyane atumva sha wambaye imyenda ikubereye kuri rwego rweje gusa umukobwa byanamucanzira ibintu biri mu maso yiwe ntazi ibyo umukobwa ari gushaka ngo ni biki
ntazi gahunda y'umukobwa ngo imeze gute. Barakorera gusa wa musore we yambwa tumva akira n'ururabo rwawe rero rukiriye umukobwa yaje singa tumva ujya ati gumana ururabo nge naruguhaye ati nje ura mukobwa ndi kumva nta byadanje pe kuko umukobwa nta kintu na kimwe akurusha ati nise urisire koko none se nagushaka kumereza urwo rurabo uyu nguyu yakomeje guteta tumva ati zindabo niwe nazizaniye mukunzi wanje yasinga tumva okay urakoze cyane rwose. Umukobwa yasazifata mu kuzifata gusa ni ibintu bishya yasavuga tumva nise ntago ufite ishyari ry'uriya musore ko hari kumwe n'uriya mukobwa yasinga tumva njewe umusore yasinga tumva nta shyari mfite ati izo ndabo niwe nazizaniye ati kandi nge ndi kumva bimpagije kuba ndi kuganira nawe wa mukobwa we kuko nanzwe ko waraga tugana uko bwije nuko bukiye yasinga tumva ati rero uyu n'umukozi wanjye kamaze vugane n'umukozi wanjye ati buretse gake ati ndaje duhita tuganira ntacyo bitwaye. Wa mukobwa ahisaza atayegereye umukobwa ngo ni umukozi we yasoga tumva ati twegere ku ruhande tubashe kwa twaganira urebe yasoga tumva reka tumaze tuganira gakiya turata tugaruka nimugire ikibazo. Uyu yasigaye ahagaze aho ngaho umukobwa ahita aca mu gucaho uyu yasigaye ngaha uyu musore ahagaze arindiye ko barabagenda bakaganira bakagaruka. Uyu nguyu yaraje amagare ruhande umusore aramwitegereza aravuga tumva bibonye se atamukanishiwe atura mukobwa ntiyakwegera kuko ura mukobwa ari kaze afite amafaranga ye ari hejuru cyane kurya atakuvugisha. Byatinze wa mukobwa yaraje ngo atumva muri ni ntiza ukuri ati nigute wambwiye ngo nitwe izina ryawe hati wowe ugafata izina rya Simba tumva ibintu ndi kugira ngo ubyiteho neza ati bara babiri bashe kwahanduringa ati ndashaka kugera kuri goal ya Simba tuva nise ko wigize ikimuga kandi nta udafite ubumuga hati bimeze bite nyine Simba tumva tuza ati ndi gushaka gutestinga urabizi mfite amafaranga urabizi ndagukoresha atareka kubona umuntu ugukunda umuhungu gukundira uko ari ati biragoye nibyatinze yaraje nakavuye kenshi agatumva nda confidence nyinshi ati sinimurasoza kuvugana ngo muze tugane ko nanjye mfite ibintu byanjye ngomba kuba najyamo yasinga tumva ati rindira gato turaje ntugire ikibazo yasinga tumva ni mungerereze ati rwose mfite byinshi byo kuba nakora uyu mukobwa uyu musore afite confidence ziri hejuru cyane yasinga ati nta kibazo komeza utegereze ntaribe ati mva ni segonda rimwe mbahereje ati muganire muhite muza ubundi mbashe kuba nakora ibyo ngomba gukora uko cyane filme ntihagire ikigucika. Nibyatinze bakwereka bakomejwe na gatumva wowe pretending ati byo kugira byose ubyemere ati uko nyenda ndashaka kugira ku ntego zanjye ndashaka kumenya se ndunda hagati y'abasore bombi ati nitaye kuko umuntu ameze yasinga tumva okay nta kibazo barakwereka baraganira mu kuganira yasinga tumva nyamara ati Morini bino bintu cyendi kubona hatari sawa pe ati kuko ibintu rukunjyana ntabwo mbizi urabizi uri boss wanjye hati baze kubangiye gutetana n'uyu musore ndetse kandi nta kintu anjyanye mu bintu bitari byisinga tumva aho umuranda bandi gucungira hafi nugira ikibazo urebe yasaga tumva ati shigaga cyura mukobwa ati naho amyeswa tumva ikabanyamagambo aho ngaho aturamukwegura kumuvuga hiki ati urukunda mukobwa ari type yawe wowe umusore asimba tumva yaba type yanjye ataba type yanjye byo ngenge ntago bindeba atura mukobwa ahubwo wicaye mu kagare niwe ndi kumva ari sawa niwe ndi kumva ajya mutima wanjye wikijeho cyane kurusha uriya wundi urebe yasaga tumva sibine ndabimanaginga gute kuko yasaga tumva mwinihanganura umuntu mukuru ati mbabara ngegere kuri goal zanjye ati ndashaka kumenya umuntu nkunda byanyabyo hagati y'abantu basore bombi urebe ko mu mukobwa nta nubwo afite ubumuga ahubwo yagize nk'ufite ubumuga kubera ko afite amafaranga menshi cyane ndetse n'uyu mukobwa wambaye ikanzu aramukorera gusa kukanye bahise baza mukuza yasabaga tumva ati ntagari kubuha bwari kubuhahuka gusa mutubabarire kuba nabakerereje rwose urebe uyu yaramusuje bagatumva ati byisagura namwe yasabaga ati nuri sowe ati bimeze gute ko mbona uri umuntu uraho ngaho uciritse usanzwe ukurikire uyu musore asaga tumva ati vugana n'igegera ati nyine kabwo waza twajya kuganira ati nge nawe twembi nta wundi muntu wivanze mu byacu atapana kuvugana ati uyu mukozi wasubuni ubundi nicyo uri kuvugana nawe yasabaga tumva ati umukozi wagenera byo twavuganaga ati nta byadanje ariko nyine dusoje kuvugana ariko nubwo ari umukozi nanone bagakwiye gushyiramo akantu k'icyubaro ukajya umwubaha yasaga tumva namwe kuba umukozi nk'uyu nguyu ariko ati nk'ino twigane ariko komeze kudutwara umwanya ukurikirane filme ntibyatinze arakwereka uyu nguyu basavuga tumva tugenda no gusangira mu karesitora ati tunagane ntacyo bitwaye byatinze umukobwa yahise asunika mugenzi we bahita bajya mu karesitora kugira ngo bicare baganire ubundi basasa inzobe byose bigere neza cyane barakwereka abagabo bitaruye abandi wa musore wa mukobwa yaraje baza kuganira bombi nambwa tumva ese wa musore we ubundi ukora iki ukora ubuzima bwa buri munsi nyine kigutunze singa tumva ikiza ntiwakambye ayo magambo ariko mbo waringa hata ahubwo reka nkubaze nta hantu hari icyumba nyine twajyanaho twembi atwanyeka icyo cyumba cyawe cyiza tukaba turimo tumeze neza aricyo byaba bitwaye yasinga tumva okay ati umusore atamubaza ahubwo se kuki ati warumaze ikindi cyane udafite boyfriend umukobwa asaga tumva yego rwose nago nari mufite ati ko nari nabuze umuntu ati nahuze nawe nyine type agenda narayibuze umusore asaga tumva okay ndi hano rero ati tugende ku cyumba cyane uri tuganirireyo byaba ari sawa cyane umukobwa yaramwemereye barangije baragenda uyu musore we yasigaranye n'uyu mukobwa ufite ubumuga ugize nk'ufite ubumuga kandi umukobwa niwe boss niwe ufite buri kimwe cyose anakoresha uriya mukobwa urebe yaje ngo tumva ise haturi kumva nigenzi kuri kuvugana nanjye cyangwa wagakwiye kuri kumwe n'uriya mukobwa wundi waruje kuba
wareba ati nyine kumbwiza ukuri urebe yaze mwatumva nje hano hano ndidi ati ndi kumva ntuje pe ati ndi kumwe ndi kumva ari by'agaciro gakomeye cyane ati ngewe nura mukobwa sinkubeshye ati ntago ugeze ncamaza pe ati mutima wanjye ntago ugeze umukunda rwose nugeze umwishimira atabwo mutima wanjye wishimiye wowe ati kuva nakubona wa mukobwa we ati ngiye byo kumbwira ngo uciye mu kagare ngo ufite ubumuga byo ntago bindeba ati ngewe icyo nishingiye nuko umutima wanjye numva wishimye uri kumwe na kandi ndi kumva ntakuvaho ati nanone natwongeye tugahura n'icuri igihumbi ati naguhereza indamu nyinshi zinarenze wa mukobwa we urebe umusore disi we araratuje nta ribi ryiwe nta bintu byo kuvuga ngo ngakurikiranye ubwiza bw'ura mukobwa ngo cyangwa ibiki uyu mukobwa nawe ni mwiza kuri rwego rwo hejuru ndetse na boss afite amafaranga buri kimwe gusa umukobwa byose ari kwikora nka test kugira ngo arebe ese hagati y'abantu basore bombi ni tumukunda byanyabyo gusa uyu musore mukanishi we yarashambwa tumva reka umbwize ukuri ati se ujya wireba muri miriwari urebe ukuntu uri mwiza ati wagakwiye kwira muri miriwari ngo urebe ukuntu uri mwiza ati wagakwiye kumva ko abasore bose bakwifuza pe ati njewe mwana uri mwiza imbere yanjye ku rwego udashobora kuba wakumva disi uyu musore yatangiye gushyiramo umukobwa imbaraga kandi umukobwa pe ni na mwiza ku rwego rwo hejuru mukobwa wundi waje nta namurusha ubwiza abe namba urebe bakomeje kwiganira bombi uyu mukobwa yabajije umusore ati none se koko kuba turi kumwe ukumva ari ibintu biri sawa cyane ibyatinze aba baraje wa mukobwa yaraje aza yinywera kawaii natuje mukuza yaraje wa musore asabwa tumva okay ati nuse nifuza kuba tuba tuganira gusa yamaje ati ndakubwiye ndagize ngo banze umbwire ubundi bimeze gute nyine ukora iki cyo kintu ndi kukubaza ntumbwire ikintu ubasha kuba wakora umusore yambwa tumva nakubwinga nukomeze kumbaza ibyo bibazo ati ibyo bibazo rwose birambo waringa sinzi impamvu umusore ari kudodginga cyangwa se ari gukwepa ibibazo uyu mukobwa ari kugenda amubaza ikintu akora urebe umusore umukobwa yambwa tumva okay byiza cyane yese ambwa ati none se ati twitinda hano gaga tujye kuganira mu cyumba nibyo byiza cyane kurusha ndebere uyu musore ashobora kuba afite irari yambwa tumva okay nimba ari byo ushaka ntacyo bitwaye ati icyumba kiri hano imbere hatoke byiza cyane tindegega nakunze umukobwa mwiza hatumva umukobwa uri mwiza urateye rwose umeze neza cyane urebe yasinga tumva none se ati nakubaza ikibazo cyihuse ukujyana filme ikintu cy'umukobwa yabajije umusore ati se ati mbwiza ukuri ati nyine uri kwiyumvita mu mutima wawe ati ntabwo uri kumva ko ukeneye ubuzima bwiza kandi uriye nura mukobwa yaguhindura ubuzima kuko ni umukire arangurisha afite buri kimwe cyose ati afite amafaranga kandi ubuzima bwawe bwahinduka cyane kuri uri n'umukanisha ngo atumva ngereka ngwiza ukuri wa mukobwa we ati ngereka mbanze gusaba imbabazi kuri icyo kintu ati ngewe nta mafaranga y'umukobwa n'umwe nkeneye mu buzima bwanjye ati ngewe nzi neza ko mba ngomba gukora ngashyiramo imbaraga ngakorera utwanjye nkaba umuntu w'umugabo yasinga tumva nyamara umukobwa yaguhindurira ubuzima kuko afite amafaranga afite buri kimwe cyose yasinga tumva ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho nta na kimwe gisobanuye kuri njye ati ndi umuntu w'umugabo ngomba kurwana ku buzima bwanjye ngakora cyane kugira ngo ndebe ko nanjye nakikura mu buzima ndimo ati kandi niyo mugabo nyamugabo ibyo kuvuga ngo ntegeye kumukorera ntabwo byakunda umukobwa ahise yumva ko uyu musore afite ibitekerezo kandi ikindi we ashishikajwe n'iterambere ryiwe ntabyo kuvuga ngo ategeye ku mukobwa ngamafaranga asabwa tumva bose ntangiye ngubaza ikibazo urebe yasinga umukobwa asabwa tumva okay nta kibazo wambaza ukujyana filme byatinze abandi nabo bahise bakomeza inzira ijya mu cyumba ukujyana filme akantu kandi umukobwa yajya mu gatumva mwana ati gusa nyine kumva nishimye gusa byose umukobwa ari gupretendinga nta nubwo azi ngura wa boss we ngari kwifuza iki ari we Maureen kirasha mugatumva ati se buretse gakeya atari ikintu bishaka kugenda gukora ati ndahita nza mu isegonda rimwe ati ntago ndi bugutinze ntugire ikibazo urebe umukobwa umusore asanga gatumva okay yasanga gatumva tuza relax ati tuza wigira ikibazo ati wigira pressure ati ngewe ndaje mu kanya gato umukobwa nuko yagiye umusore asigara aho ngaho ari imbere y'icyumba agomba kwinjira mu cyumba ntibyatinze aho bari kuganira bombi arambwira tumva mwana ati ngiye nzakorera amafaranga ubuzima bwanjye nzabwihindurira kandi no dukundana no dukundana bose nzamumuhindurira ati kuko ngewe ndakomeye cyane ati ngiye basha kuba nakora n'ubundi ko mbayeho nta wundi muntu mbeshejeho ati ngiye nibeshejeho udufaranga twose ngura turanyuze kandi nabasha kuba natubamo disi uyu musore ntago ari kiryabareze nk'abandi ntago ari umukozi w'ibyinyo nawe nk'aba basore bari hanze ahangaha umukobwa yakomeje kwitegereza umusore ni mwiza ni muremure gusa nuko nyine ikora igikanisha n'amafaranga danje akoreramo ariko byibuze yumvishe ko umusore we abasha kuba yakora akikuramo amafaranga byose meze neza ngatumva ese wa mukobwa we nta muntu mwari mwakundana umusore ati oya umukobwa ati nta muntu narakundana nawe ati urabona ikibazo mfite nta muntu ujya upfa kunyiteza ntibyatinze kwereka wa mukobwa yaraje ramgatumva boss hati ndashaka kuvugana nawe akanya gatoye umukobwa yaje avuga boss mu kuvuga boss wa musore yahise atungurwa ukurikirane filme yase ngatumva ndashaka kuvugana nawe umusore asabwa tumva ngo boss hase boss ni biki muri kuvuga ubwo ngubwo urebe ibyatinze bwatumva aribeshye ati ahubwo ati ninjye ati ndi umukozi we atarakubeshya rwose wa musore abanje gucara agenda uyu nguyu agaruka hano kugira aganire n'umukobwa kuko ariko umusore amujyanye mu cyumba singo tumva ati rwose ati boss ati mbabarira uriya musore aragushaka kunjyana mu cyumba ati sinzi kuntu bino naza kwihanduringa ari ndi kubona afite ifemba ryo kuba yaryamana nanjye ati kandi bino bintu
kandi bino bintu ntago nshaka ko byabaho pe sinkubeshye ukurikire ntibyatinze yambwa tumva rwose umukobwa yambwa tumva ihangane nta kintu ntuze gutuma ikintu na kimwe kiba ati kandi reka turebe gahunda afite ngo niyi ati ndabizi neza ko bino bintu ntabwo byaza gukunda ntati ntumwemerere ntibyatinze umukobwa yahise agaruka aza kureba wa musore gusa afitemo ubwoba urebe umusore ari kwifuza ko yaryamana kandi umukobwa ntago abikeneye yabonye umusore nibwo bwa mbere bahuye none arifuza ko bahita baryamana ntibyatinze umusore asigaye aho ngaho na confidence nyinshi umukobwa yahise agaruka mu kugaruka yaje amwegereye mu kumwegera ukurikirane filime yarambwa tumva umukobwa arambwa tumva mwana ati ngiye ndikumva bino bintu ntiteguye kuba nabikora ati rwose umbabarire pe ati ntago ngiye najya mu cyumba nawe ati ntago twari twamenyana bihagije mbwa tumva aho mbabarire rwose ati kuba nari ndashinze ati bigatuma nyine nagira kuri iyi ntego ariko mbabarire ntago ariko nabishaka mbwa tumva okay ntacyo bitwaye atabwo se ntago twava aha hantu tugakomeza twigendera n'ahandi mbwa tumva uretse kugenda hari ikintu nshaka kukubwira ati ntago twava hano hano hantu hatuje ati hari ikintu nshaka kuba nakubwira mbwa tumva oya nta kibazo ati kimbire ntari bi ati gusenya ntago twajya mu cyumba umusore mbwa tumva mbabarire ati kuba nari ngufosinze kwa twakinjira mu cyumba ariko nanjye numvaga nyine unkurura bya danje atanye kwikoreshwa ku mukobwa kandi umukobwa nta nubwo ugeze banaganira ahubwo umusore aganiraga na Morini byatize umusore kumbi yari se napfukama agafutumva ese adafungura n'impeta ati se wambera umugore ati tugakorana ubukwe ukurikirane filime umusore kumba ari na serie yasinga tumva ati se kandi ukanya duhuye koko hati utaramenya ntaranakumenya tukumva twakomezanya urukumva twatadutajyana urugendo rw'ubuzima hito nyambika imetero gatatu gutyo gusa yasinga tumva ati nyizera umpa amahirwe ya nyuma ati nkabona ubuzima ati nzakureka aho umugabo uhamye kandi buri kimwe cyose ati kizagenda neza hagati yanjye nawe gusa umukobwa yamubazaga icyo akora gusa umusore ntamusubize byose agakwepa ibibazo umukobwa yamubazaga umukobwa yabitekerejeho isarakira impeta cyangwa naribuze kuyakira urebe kandi boss nibyo ari kumutegeka kugira ngo abashe ko yamufasha kugira ku ntego yifuza gatumva okay ndabyemeye ntacyo bitwaye ibi byose ari kubikora kugira ngo arebe ko boss we yaze kugira ku ntego yifuza ntibyatinze umusore yahise amwambika impeta mukungambika impeta umusore yahise yisekeshwa arangije ahobera umukobwa mugobera umukobwa yasetsemo ukurikire yasoga tumva reka mpamagara umwavoka wanje rero narangiza adusinyishe dute twibana se batumva ho yatereka mpamagara umwavoka wanje ari ubasha kuba yaza atatuzana impeta dusinyanye ubundi mvuge ko mbereye umugore nawe mbereye umugabo ubundi ibintu birangire neza umusore yavuze atumva okay nta kibazo atamagara umwavoka ntacyo bitwaye yasinga tumva atogoreka ngufasha icyo kirahuriye ndikubona na wine yashizemo ubundi mbashe kubona muhamagara ubundi byacu bite binarangira kano kanya tuvugana urebe umusore yahise yishima tumva bega byiza we ataye amafaranga yose y'uyu mukobwa ngiye kuyagumana ati ngiye kwidagaduramo nta nakazi nari nifitiye ko mu musore nimbwira aho ngayizerera nta mafaranga ifite kumbi yajyaga yirwa iri gushaka umuskobwa ufite amafaranga kugira ngo ibashe yamuhindurira ubuzima yarasesta tumva kano kanya tugiye gutatu twabana ryatinze abangaba basobaga tumva ati se urabyumva gute ati nje nawe ahubwo ati rino joro tuje gusohokana ukamereza kanya twasohokana cyangwa se nkakujyana ahantu tukobwa aricyo byabitwaye ko umukobwa koko yahise azana bahise baza uyu musore yahise akurama yahise aza yambaye agakote azana n'umukobwa yarambwa tumva ati none se bimeze gute ahise aza n'umwavuga koko arabaga tumva ati mwese mwiteguye kuba mwabana ati ndifuza ko umusore amaze ndahiro kugira ngo bashe kwa mwasinya ko nyine mubanye nk'umugore n'umugabo hanze nta bintu by'imikino nabyo kuzana abantu benshi ngatumva ati umwavuga bivuga amagambo menshi ati n'umugore wanje ati nabyo kwirirwa dusura ayo magambo atahubwo nge vuba udusinyishe bihite birangira umusore afite pressure kugira ngo uyu mukobwa amubere umugore ngo yegukane imitungo ye kandi ntagazwi nguyu nawe ari umukozi wuriya mukobwa wicaye mu kagare ari we Morini yasinga tuvuke niba mudashaka kuvuga ayo magambo mudashaka gusubira ayo magambo izo ndahiro ati nta kibazo musinye umusore asafata ikaramu arangije arasinya mu gusinya asabwira umukobwa atumva ati nawe sinya hano rero umukobwa yabitekerejeho rambwa tumva sinya sheri ati nta ribi yarako kanya umukobwa nawe yahise asinya mu gusinya umusore yahise yishima nabwo atumva wow ati mbega byiza we ati ndikumva ari sawa cyane rwose urebe yahise agenda ajya gusoma umukobwa yahise amwikura mbwa atumva winsomba ati ntabwo nshaka gusomana nawe barakwereka umukobwa yahise yegera mu boss we arambwa tumva ati ndatekereza ko ibintu byose bimeze neza cyane rero wa musore we ati si byose ati ndikubona maze gusinya ubukwe ati byiza gora nawe ati ninjye bita Morini wa musore we umusore yahise atungurwa ati Morini ati hoya ati uri umukozi atuciritse uri aho ngaho ati se waba Morini gute ati ko Morini mvugana nawe ari umukobwa ugwagaze hejuru ari na boss yasembwa tumva ati uyu nguyu niwe boss wanjye ati ngewe arankoresha ati byose twabikoze kugira ngo arebe ese umukunda bingana iki yasembwa tumva uvuze ngo iki yasembwa tumva ati ibi byose
byose warebaga hano nibyo nashaka kumenya ese twagirana kure mu buzima bingana iki, ariko mbonye n'ubundi ntitwatera n'intambwe n'imwe njye nawe y'ubuzima, kuko icyo kirangaje imbere nta mafaranga nta keza ku rukundo kakurimo wa musore we. Ati ni umukobwa ngari muri kumwe nta rukundo wari umufitiye. Yasaga tumva atudatekereza ko n'ibyo bintu usinye ntago ari mariage. Yasaga tumva izo nzandiko usinye ntago ari mariage, ntago ugiye korana ntago izo nzandiko zari za mariage cyangwa amasezerano ya mariage, atahubwo ini contract usinyanye n'uwo mukobwa wicayemo aho ngaho ivuga ko uzamukorera iminsi 30 kandi buri munsi uza gukora amasaha yose nta munsi n'umwe uciye usibye amasaha. Tuvuze ngo iki mukobwa asabwa tubye ngibyo njya biteguye, ati amasezerano usinye na ya contract unsinyiye kugira ngo nkorere iminsi 30. Ati icyo ngicyo nicyo kihantu cyo nyine naguhereza nk'umusore nkaho w'ingegera waba wananiwe kwikorera agashaka ubutunzi ku bandi bakobwa kandi ari injijira ngo nta n'urukundana nagira. Yasambwa tumva ati gutya rero nta namagambo menshi, atuzigera usiba mu minsi 30 kuko ni contract dufitanye. Ati nzajya kukurega bazagufunga igihe cyose nzifuza. Urabyumva neza ngatumva atumva rindira ejo nge ntabwo nzazi ibyo ngibyo myenza. Yese ngatumva noneho ngo iwako ntuzaze. Ati ntuzaze uzare ibyo nzagukorera, uzare ko polisi taza kukwirebera ngo ikana gufunga wankigera utagira ngo rwo kwishima. Yese ngatumva ati nari ufite urukundo kumwe nta rukundo ufite. Yese ngatumva ibyo bintu nge ntabwo mbyemeye, ntabwo nzigira nza kugukorera hani wawe. Igisore nuko bagikatiye cyarasebye ko mu mukobwa ibi nibyo yifuzaga. Umukobwa yari afite amafaranga ye, yari afite impungenge zuko umusore wese wamukunda yazamukurikiranya amafaranga. Ntibyatinze sawa gatumva mwavoka urakoze cyane kangushimiye. Sawa gatumva okay byiza korana namwe. Ati murabizi ko n'umundi nanjye murambakora uko bwije nuko byekana nkabakorera neza cyane. Mwavuga nawe Yesu cyaho aragenda ibingibi nibyo umukobwa yifuzaga. Yarabwira boss atumva boss rwose urakoze cyane. Ati koko ubonye kuri musore atagukunda patumva uri umuhanga kubwego nanjye ubwanjye ntabasha kuba nakiyumvisha pe. Turarenze cyane. Ntibyatinze kwereka wa musore we byaramucanze ateye yambarira igisurubeti. Aratavuga tumva ati none se umusore mujya gukomezanyara. Ati ko mbona nyine ari we muri kumwe. Asanga tumva ati bivuga amagambo menshi. Ati ibingibi ni byanjye nawe atabwo ba wigendeye. Ati benganira nawe ntacyo bitwaye. Asanga tumva okay ntaribi. Ati naza kuva ibyo muvuga. Ati ntagiye kanisubire mu kazi kanjye boss. Ati ntaribi. Atumva byiza kandi amahirwe masa kurugendo ryo gukomezanya n'uyu musore. Ati bya byiza cyane kuko ndabizi warangije guhitamo. Urebe bahise base ku mukobwa DC yabonye umusore ufite urukundo rwa nyarwo, umusore uciriritse utarigeze wifuza amafaranga namba. Yahise ngatumva ati burya mukobwa we urarenze pe. Ati burya bwose wari umukire. Yasanga tumva yego rwose kwa rukuri. Atari kwa musore kankubwire ati umutima koko nimba ari ufite uzawugumane. Ati kandi uranshimishije cyane. Asanga tumva ati nge ntagindwa ku buzima bwanjye. Ati uyunguri nakweretse niwe ndiwe pe. Ati nta namwe nigeze ngukinga uyu niwe ndiwe. Urebe bakomeje kuganira umukobwa nambwa tumva ati se ati twakibera inshuti uramutse ubyemeye. Yasanga tumva nta kibazo bwo twibera inshuti zinakomeye cyane. Urebe ujya kugira ngo ubeshere n'umuntu mbanza kw'inshuti. Asanga tumva kandi reka ngushimire cyane. Ati kubw'ukunyakire nk'inshuti yawe. Ati se wanyemera kuri uyu mugoroba tukaza gusangira ibyo kurya nibya byiza cyane kurushaho. Umukobwa nambwa tumva nta kibazo rwose. Ati ndabikwemerera wa musore we. Gusa atambwa tumva atabwo se waje muri kampani yanjye nkagoreza akazi. Ati ko dukeneyemo abakanishi. Ati kaba mukuru w'abakanishi twazajya unkorera akazi. Umusore yasabwa tumva byiza cyane rwose. Yasabwa tumva dukeneye umuntu ufite ubumenyi ku bintu bijyanye n'ubukanishi uri hejuru cyane. Ati kandi ndikubona nawe unanarenze. Umusore yasabwa tumva rwose ndarenze nawe narindi umushefu ariko nanjye ndaje dukomezanya. Nanga turangije filime yacu kora subscribe usigire na comment kuri YouTube channel yanyu kugira ngo byose bigende neza cyane.